bibiri ndakubaza ibibazo bibiri nutabinsubiza sindi leta we nabona neza mu mategeko ntabwo ndi leta urabizi ubugome nshobora gukora urabuzi neza ufite amakuru nutansubiza ndaguhuza na Satani mwihurire gutya amaso ku maso bitewe n'ibindi ndabaza kuba nagukoreye araza kukureba yibaza umuntu agukoreye ubugome bungana gutyo azamuka azafata amasomo kubyumva. Okay kandi ngo turasaho Kamilinde rero Kami yari mushiki wa boss mushiki wa boss utonda akora neza akazi isuku icyo tugikora wewe mushenzi urukoze ku ngoto ye urukoze ku ngoto yawe ukwireba gutya irapiriza amaraso nka robine yapfumutse ubu ndabizi inzara yamaze kwica. Ndashaka kukubwira uzi ko hari abantu twafashe neza bakemera ko aribo bishe Kami. Ya bigenda bite? So urumva rero twebwe twagerageje kubabaza amakuru neza twumva imva n'imvano yabo tumenye aho baturuka nuko baje ariko nyine nta kintu babashije kutubwira ahubwo cyakora ikintu biyemereye bo narabajije umuntu abarishe Kami bo barabyiyemerera neza ko aribo babikoze. None si wabohereje nibo bamushize for what purpose like ntabwo ibintu bari babitubwira kandi twe tuzi ko cyakomeje ko ari Shalom wishe Kami barabihakanye banze kutubwira ko ari niba ari Shalom cyangwa se niba ari abandi bantu babibatumye. So twige turacyarimo gukora iperereza neza ariko umva ko abantu tubafite. Igihe nyine ubwo ndumva byancanze ntabwo ndi kumenya ngo biravaye birajya twe tuzi ko ari Shalom wishe Kami hajemo abandi bantu mwafashe ntabwo muzi ngo ninde wabatumye nyine mu bigaragara ashobora kuba Shalom cyangwa se akaba ari abandi bantu ariko mu by'ukuri ntabwo bo nyine bari batwerurira batubwire niba ari Shalom cyangwa se niba ari abandi bantu. Iryo perereza turacyari kurikora turakomeza dukora iperereza neza birazarangira batubwiye ariko byo kuvuga ngo Kami uwamwishe bo bamaze kubyemera already. So sorry Trishi sorry gatoya naje kugusobanuza kuri tuno document bamaye ntabwo ndi kuzisobanukirwa. Okay nta kibazo ndi ndema office ndaje ndagusobanurira sibyo. Okay nta kibazo cyane. Nse mwanende oh no colleague wanjye it's like my partner Cedric Hamzing ndamfasha because ibintu byarabaye byinshi kandi ndijya nyine na kamera bizi ntabwo yaragiye ari so niwe nyine yazanye kuzajya amfasha. Uri asigaye gufasha ari mu kazi kwa Cedric ubu nyine several times uza sometimes nsangana nawe cause nyine she gonna be my partner. Okay it's okay. So rero ubwo gahunda zimeze okay mwige mu bikurikirana nyine kurumva ntabiri muri muntu wese wabyumva yatajya mu rujijo ntago bisobanutse tuzi ko ari Shalom hajemo abo bicanye bandi ntago nyine reka tubikurikirane reka nta kibazo mbanze ndebe uriya mukobwa nari kumbaza then turavugana kuri telefone. Oye bite sawa karibu sawa harya ni Shafi Shafi numvaga ngo ni Sare numva byari bitangiye kuza mu mutwe. Amakuru ni Mr. Shimimana namwe natwe turakoze harya warambwiye ngo uri mushiti wa Dani mushiti wa Dani okay ahubwo nahindutse kumureba sinzi nimba ahari shawura ushije kabisa ayaya urabushije ntawe uhari kandi nta nubwo ari na hafi aha yagiye Dar es Salaam. Hari intuza hari imizigo yagiye kureba biba ngombwa kajya kugira ngo aze muri konvo yandi makamyo azaza kuko akenshi ari kumva uranaga ibibazo mu nzira umuntu akibaza si ibibazo biri guturuka kuki biba ngombwa rero kajyayo kwirebera
ukuntu bizaza ariko mu cyumweru arabagarutse. Abo se sinumva ari amahirwe ngize n'ubundi ibyo arimo ni nk'aho company nanjye ibyo mfite bidukora bimwe. Ubu rero ahubwo naprofita twese akajya duha amapine ahubwo nawe bikaba bigiye kunyura cyane ko naba ngiye gukorana n'umuntu tuziranye inshuti yanjye kuko birangora iyo nkoresha abandi bantu utazi n'icyo usanga barakurya ugahomba n'iki ariko Dani kuva ibyo bintu arimo buriya waranabisobanukiwe. Bisobanukiwe cyane gabira ni mu bucuruzi bwa famiye ariko navuga arabisobanukiwe cyane. Wowe bimazemo igihe se? Bimazemo igihe. Bimazemo igihe ahubwo nuko ngira gutya nanjye nkagenda cyagiye ntahari ariko activite zose zigikomeza babikurikirana ariko kwa kubishyiramo abantu rero bakaguhemukira n'iki biragoye kubona umuntu wo kwizerwa ariko so far business yagenda neza nta kibazo nanjye kureba ndangira ngo tureko twakorana ko n'ubundi nta kibazo nta kibazo cy'ibara nabisobanukiwe cyane kandi n'akazi akunda. Sinzi rero wowe ndaho uburyo ukoramo ariko nkeka ko zira business ibintu by'amapine ibintu by'ama pièces de rechange ibyo ngibyo akenshi na kenshi wirinda gukoresha igishoro cyawe warakirebyeho. Impamvu ni iyihe? Nuko ari igihe pièces zikubana nyinshi kandi sinawe uri gucuruza wenyine turikumvikana ntabwo wihariye isoko noneho pièces zikaguma aho ngaho umwanya munini burya bari igihombo kugira. No muri twakumbye kwigira kuri bari abantu bo muri Aziya. Abantu bo muri Aziya arakubwira ati njya kugira ngo nzane ibintu bimpereho bimara amezi 6 nk'ibifite nazana ibyo abantu babasha kugura vuba ngasubirayo nkazana ibindi ngasubirayo nkazana ibindi. Urumva icyo gihe wowe byawe umeze gutyo utegereje undi nagukorera amaturu ageze kurangahe kuri 5 wowe kirango umeze gutyo. Ndakubibona icyo gihe rero impera ko yakwirinda gukoresha amafaranga yawe cyane iyo bamaze kumenyera kuri ziranganda ibintu byoroshye cyane ko baguhereza produit ukayizana wabona icya kabiri ukakijyana bakaguha indi zazi ugasanga zirarangiye ukasubirayo. Yes nuko abantu benshi bagiye batera imbere. Ahubwo mbanzara aho ngaho ngiye bijya bibera ikibazo iyo duhuye n'abantu bakuru namwe bamufite experience mutugira inama nakoranye n'abasore bo muri Tanzania abana bahuye filime kabisa kuko ari gukorana no muri Aziya bisaho sana. Ubungubu isi yose yahinduye antenne yerekeza hariya kuko ni ubucuruzi bugeze gutya buri hejuru ni n'ahantu hari inganda uruganda ku nganda nibo bakwibwira ariko nabo bisaba ngo uri nyangamugayo banza akareba aske uyu muntu ni nyangamugayo koko. Rimwe na rimwe bakanamagara n'iwanyu bakabaza bati se uyu muntu mumubona gute nta kibazo agirana na leta kubyerekeranye n'imisoro ntacye se kampani ye iranditswe ni kampani izwi. Icyo kintu cyose ugomba kwitwararika kuko nzi ko wacuruje neza ayawe urayabona imisoro y'abandi ukayitanga n'abakozi ukabahemba neza. Ikibi iyo ubaye igisambo ugashaka kurya wenyine aho ibibazo byinshi cyane. Yes nabara rero nabo iyo babona ko uri nyangamugayo baravuga ati kameme uyu muntu reka tumuhereze container nk'ijana kandi ugeze ku rwego rwo kuba wazana container nk'ijana nta banki itakwizera. Bigenda neza bigenda neza. Nari wahuye n'uramuhungu Dani ho noneho Dani kabisa byaba birangiye bamubwira ko ntacyo nzagaruka nta kibazo. Sinzi wenda wasigana nimero zawe deke ahageze ngahita cyangwa wese ntazifite Dani? Arazifite Dani ahageze ukamubwira ko namubuze yahita nta kibazo. Ibyo biroroshye cyane kandi ibyo binyangamugayo zawe uracyari mutoya kandi asante sana ko namugiye. Naketse ko wenda ari ibintu biri aho ngaho bisanzwe ntabwo naketse ko byagera kuri iyo level. Ndabona nanakuzindukiye kazi rero bamaze bagatangira. Naje kare buriya iyo umuntu amaze igihe atagera kuri office urazinduka kugira ngo urebe n'ayo makosa ukazana mbere y'abakozi bose. Ifite se andi makuru bimeze fresh nanjye meze neza nakomeye. Wenda sinzi niba wenda hari ukudistabinga kurimo gusa nashaka ko tuganira gatoya. Nta kibazo. Tuntu se sinturangiye kugira ngo kugira natsinda.
mbwira ntacyo. Cedric, nashaka guha amakuru nkeka ko utigeze umenya. Amakuru bwoko ki? Mu gihe gishize baherutse gufata abagizi ba nabi. Bashaka gushimuta Gihozo. Bashaka kumushimuta? Ya. Bamushimuta gute kubera iki? Twebwe twagiye kubona tubona Gihozo araduhamagaye tubwira tumutabare. Tubwira kese ko yagenze abantu bafashwe bafatwa n'undi muntu barimo kurwana nawe. Sinzi ukuntu byagenze rero arabafata arabazirikira ahantu ariko bazirikira ahantu ubundi bagiye kwataka Gihozo. Bavuga se ko Gihozo Gihozo ntabwo numva Gihozo si umukobwa uri innocent utagira ibintu namuriramo n'abandi bantu nkabo. Ya urumva already bari bagiye no kumufatira hafi yo mu rugo. Hafi wabo? Ya so urumva ni abantu bari bafite umugambi. Abandi babiri inyuma. Abantu ntabwo twabasha kubona abantu babiri inyuma. Abantu rero bazi ko bamaze no kwiyemerera ko aribo bashimuse bakanica kandi. Wiki? So il faut faire attention. Ese ntabwo ari Shalom wishe kandi? Ntabwo bishoboka. Barabihakanye ntabwo ari Shalom wabarishe kandi. So bo barabyemereye. So ikintu gihari no kwitonda. Shalom wishe kandi? Ntabwo ari we. Shalom ararengana. Ninde wishe kandi? Bo barabyemereye ko ari we. Ahubwo ntabwo tuzi bamuhora iki icyo nicyo kibazo. Ako kantu ndumva ahubwo ntabwo tuzi umuntu uri behind ushobora kuba warabatumye. Ntabwo yaba ari famiye ye se yaba yarishe kandi. Okay, twebwe turacyari mu iperereza. Ntabwo turamenya niba ari famiye ye gusa Shalom ku giti cye ntabwo babikoze kuko barabihakanye. Kinemo kumva kuba bariyemereye ko bishe kami ukabafata imbere yo kwa Gihozo bagiye gushimuta Gihozo. Abo bantu byanga bikunda bafite umuntu uri kubatuma. Yes, bafite umuntu uri kubatuma. Bafite umuntu uri kubatuma. So twebwe n'ubundi iperereza riracyakomeje ariko tubasaba kugira ngo namwe mube maso. Mube maso kuko ntabwo byoroshye. Oya nta cyoroshye kirimo. Nawe ushobora kuza mu kazi utari wagira mu kazi bakagufatira mu nzira. Ahubwo nge mise ntekereza Gihozo, Alice n'abandi. Yes. So bivuze ngo abo bantu bari gutuma bari abagizi ba nabi bafite umupango kandi ntabwo baza kwicara ibyo bari gupanga bitaragerwaho. Of course. Okay. So tugiye kubikoraho gusa mube maso kuko ibintu ntabwo byoroshye. Okay. Turacyabafite turashaka kugira ibintu byinshi cyane tubabaza baduha amakuru. Ntacyo. Wowe ndakwizeye iperereza ryawe muri kure mwitonze. Buriya natwe nk'uko binsabye tugomba kuba kwitonda. Ariko nyaboneka mu byihutishe kuko nta wamenya urumva niba bari bagiye gufata Gihozo ejo bazafata Alice wanjye ejo bazagira gute sibyo? Ya tubirimo kabisa. Ntacyo reka tubirimo. Reka nguhe courage uzambwira. Yanza kubwira ariko nawe numvise ibintu byawe bimeze neza. Ni buhoro ibintu bigeze kure we na Alice. Turi gusunika pole pole kabisa. Aryanze kuvuga. Urukumva urenze wacinze. Urukumva urenze wacinze zose nahuye nazo. Uraciriritse. Urukumva udashaka kumbwira ibijya mbere. Ushaka kutaza uwo mwahuye. Umurize. Rero ufite amazuru mazuru. Wanyumvisha? Iyi beti. Iyi beti. Ko essence yose. Ntabwo tukavuga byihuse ariko Peter yakunyuza gake gake. Inyama ikamumurira nka burushete nkumva ngiye kugutwika. Ndasigaza isura yawe n'indi bisigaza ari nzima. Ariko hano hose bino bice byawe bino byose ngiye kubitwika. Yaya hanyuma ngiye kubongera kumushiza. Urambwira impamvu ugenda kuri uriya muryango.
urabimbwira niyimbwira arakimbwira unambwire aho mwera nabyo kubica nifuza kunyica wapadayo mbwira impamvu ni iyihe wambwira impamvu niyimbwira Shalom. Wabizanye mu Rwanda utazi. Umva. Ibyo umuntu nashakaga yari umwe. yarinde Wenyine. Rero niyo mpamvu ngira ngo wizanye mu Rwanda utazi. Tuzanabasha kwihanaguraho na rimwe. Cedric washakaga hanyuma rero njyewe cyangwa se Alice cyangwa se Gihozo bagahurira hehe na Cedric nsubiza insekeri uri kumuka mu cyane Cyambere icyo ugomba kumenya. Abo bantu bose ushyizemo nabo bisanze mu mwanda nk'uwo nawe urimo. Shalom tuza. you bitch inzobe yawe ureba hano umwana yahinduye ibisebe yose ndi kukubaza ikibazo kimwe kigira ngo we gasi we makubiri ndi kukubaza impamvu uri kugenda kuri buriya bantu cyane yego urihe nabyo mwakinnye n'umuntu mutazi Shalom, shalom, shalom. Uyu mwana twese twabisanze. Twese. ushaka kubuza ko ari ikiri imikino Bigomba kuba imikino. kano kaje wakumvishe se wakumvishe kaje wakumvishe cyangwa nyikunyweshe peteroli wayinywa cyangwa reka nyigukarabye ku mubiri Izo bad guy kugeka kurenze cyane urananciye nociriye Manager. Umeze ute se? Meze neza, umeze ute se? Nanjye meze neza nyine. Ndera dede. Ndabibona. Ubiyambitswe neza se none ugiye byagenze bite? Uri kubibona se nawe? Ibombe agakanzu keza. Birakubabaje? Oya, kandi mubwiye ko wambaye agakanzu keza. Nagize ngo birakubabaje. Umva rero ikintu nashaka kukubwira. Ariko nyine waramutse neza. Nta kibazo. Uri kubona ko akazi kari kugenda neza muri ino minsi? Nta kibazo fasha mureva. Mukwiye akabonasi kabisa. Ikibazo ni uko ujya umbwira nabi rimwe na rimwe. Oya rega ikibazo nawe rega ubuzana ibintu biba bitandeba mu kazi. Nizo twavuye mu kazi ujuze turatugambo twawe tumbwire ariko niba mfite stress nyinshi, mfite ibintu byinshi byo gukora. Muzaniye twatugambo twe tudafite ntandure n'ibintu kandi umuntu aba ari gukora rero byaze wihangana. Sibyo? Gusa ko ngiye kukubwira natwo ntago twari utugambo. Nabwo ari utugambo se kandi uzanye. Oya ngiye buriya ntago akenshi rega sinzi impamvu uvuga ko ari utugambo kandi aba ari ibintu binini. Uri utugambo ari utuntu ibigambo. Nawe bigize ibintu biciriritse ibigambo. Nwango kuza kumbwiye nkukumbwiye. Buriya rero ngiye uko muri uko gutya ndi intwari. Uzi ibintu nakoze? Koze iki? Ngiye wari uzi ko buriya nyine nuko umuntu ashaka kubivuga nyine ukajya ukareba ibiro mfite ukatubona nyine ibyo bintu ntabishobora. Ariko manager nagufatiye abantu bitwa ibisambo. Urumva abantu bishe kambi. Urumva noneho abo bantu umuntu ugiye kubwira nk'umuntu inkuru akahita amera nk'uko abantu rero bishe kambi. Urumva ko ari ibintu bya hano ku kazi.
abantu bishe Kami bagere gutya rero nanjye bashake kunyica kandi njye ndi amaraso ya Yesu nta muntu wapfa kunyica uko yishakiye bagere gutya rero banangire ngeze ku gipangu ngiye kugera mu rugo mpita mbafata uzi ukuntu narwanye nabo narabafashe ndabaniga turarwana bari bafite n'intwaro noneho turarwana ntumbare nambaye gutya ngo ugire ngo buriya naje kugira ngo nkwiyereke maze nkwereke ukuntu ngewe nanarenze ukubona ameze narindi numva afite nka stress numva nshaka nk'umuntu uvuga amagambo menshi ajya muhamagara oya buretse rega nkubwire ukuntu kuburi pain buretse mbanze nkubwire wowe manager noneho marayika yari ari muri njye urumva niyo mpamvu uyu munsi yaje nambaye ibintu by'umweru ibyo nakazajya nagoye gukora muri iki gitondo ngumva birenga manze ngakubwira nagukubitiye ibisambo mbyambura intwaro urabona kwa kundi ujya ubona filime z'intambara kwa kundi noneho bajya bavuga ngo harimo the bande ukumva ngiye noneho nubwo nari the bande ngaho mbwira noneho dasa kunego wijya guca kuranda habaye iyo ntego rero ni iyi nakubise ibisambo mbyambura intwaro ndabirwanya byose ndangije ndabizirika maze kubizirika mpitamo amagararake sheri wawe kumva si sheri wawe oya komeza uvuge nyine ibyo se nabyo bari waruje kubimbwira se nabyo kari sheri wawe oya nyine nahisemo amagararake ibaze ko n'ibyo bisambo nabikubise nkabizirika nkatamo amagararake nkahita mubwira nafashe bya bisambo byinshi Kami byashakaga no kunyica rakahita ahita arambwira ngo uri hehe mpita mubwira ahantu undi ahita araza ahita bisanga ahantu byari biri ahita bijyana kubifunga urumva narakoze akazi k'ubutwari noneho mpagarariye na marayika Gabriel aho rekeraho rero kamubwire si byiza se ni byiza pe ngamba nkubwire then hari amadocuments z'iwanyu nuza kujya iwanyu uza kujya mu cyumba cye uza kuza kuyanzanira ibyo bintu nakoze by'ubutwari ko nta kintu bivuze singukomeye amashyi bravo gihozo b'intwari ngaho genda ahubwo ayo madocuments ndayakeneye cyane okay basi noneho genda uyanzanire numara kuyanzanira uze kuza kumbwira izo story zindi sibyo mba nkubwire mana kandi giho nari mfite anniversaire y'umushiti wanjye nashaka gucamo n'umbre nambaye gutya kandi sinubwiye ko wambaye neza si wambaye neza nyine ikibazo kwita nca mu rugo nkahita ngaruka ku kazi rwose biraza kundistabinga ndetse si akazi urimo kano kanya mu gihe uri hano ugenda ujya kuzanira amadocuments ndetse tuzanye ari n'icyo kuyazana mu cyumba cya musaza wawe ngaba si mama yirwe ureke mbanze njya kujya muri icyo kirori documents nzazizana ejo ngarutse ku kazi giho wagira kuvanga amasaka n'amasaka uravuga akazi na gahunda zawe kubera iki si ufite amasaha yandi iyo uvuye mu kazi hari umuntu ujya kugenzura ngo ujya mu bice ujya mu bice aya ni amasaha y'akazi ikintu uzaniye document then akazi kandi karangira ujya muri gahunda zawe hari ikibazo nibyo aho genda akanwa kawe ndi kumva nagasatura nakageza mu misaya nk'akiye Kimugomba kumenya cyane twese tuburimo Shalom. Twese tubirimo. Shalom. Mbabwire. urumva bitari no guhumura neza cyane hanze n'imbere yawe ni zimwe nkunda cyane Urabizi maze iminsi mfungiye aha. Please. Okay. All right. urambwira ntumbwira Reka twumvikane. icyo numvikana nawe ntabwo turi kumvikana nawe nciritse cyane kuburyo nakumvikana nawe urambwira ibikubaza cyangwa uca n'umuriro ugere kuzimu bakubaza uwo gutwitsa rinde uhinduka amakarama uransubiza nsubiza Shalom muri izina bwiza kandi kuriyambaza cyane bivuye magariro bisa birambabaza cyane mbwira ibyo ndi kukubaza cyangwa utwike none ahangaha bitch Ikintu cyo ugomba kumenya ko twese aba bari kurwanira abagiye wafashe twese dufite ahantu duhuriye n'ibintu byose byo kujya mbere rero kunyicara bikubwiye nagukarabije gakeya uransubiye ndi kukubaza cyangwa se ngo utwike none ahangaha amarebe ntacyo asobanura imbere yanjye twese tubirimo wowe nande mbwira abo bandi ugeze kuri pointe urashakaga wumva ko utajya kubwira wowe n'abandi n'abandi twese tubirimo uransubiye ndi kukubaza Shalom utwike
twese turi muri uyu muhanda Wow. niyo utamwika undi muntu wese adatwika cyangwa se azamwika. Uransubiye kubaza. Urumva ko twasama cyane. Urambwira ngo wa mukobwa nawe. Njyewe jano. Njyewe. Nawe ushikame. Njyewe. Ibintu byabaye njyewe. Nawe ushikame. Nawe ushikame. Ninyuri nyuma y'ibintu. Kubera iki? Cedric yarambabaje. Rero nanjye nagombaga kumubaza. Nakuyemo abantu bose bari bamuri impande. Nakuyemo umuntu n'uyu n'umwe. Rero nawe waje wivanga mu bintu nari ndimo. Ariko Cedric. Waje ubyiva. Waje ubyivangamo. Rero nandi mahitamo nari mfite usibye kukuvana mu nzira. Ntayandi. Kuko nashakaga ko nanjye ibintu byanjye biva mu nzira. Uko ni ukuri. hanyuma rero Shalomo njye na Cedric turasa kubyo dushobora kuba nk'impanga ku buryo ushobora kwica Cedric ukaza guhera kuri njyewe. Nitambwira ko nyine wanjye wanyitambikiye mu bintu byanjye nagombaga gukora Shalomo. Nandi mahitamo nari mfite usibye kukuvana mu nzira. Ari wowe se? Basi ndekura. Mubwije ukuri basi ndekura. Nta kibazo urakoze ko mwabwenge nabi. Shalom. Yatabagihozo mbamwishe. Waya makuru. Mambura. Yatabagihozo. Mambura mbamwishe. Mambura. Yego. Kango wambura nta kibazo. Turi kumwe kwa mushenzi. Shalom. Ndigufasha. Shalom. Shalom. Sheri. Ese ni biki bikukurya? Isi n'umugoroba se utuntu tw'udusimba ntabwo twabura. Reka utwo tudusimba twawe nkubwire. Uzi ko Ndakikare yaje ku kazi. Raki yaje mu kazi kawe? Ya. Raki konse katagenzwa. Yaje ikintu cyari kimuzanye se? Kwari kumbwira ko Shalomo atari we wishe mushiki wanjye. Buriya Shalomo ibiriya byose twatekerezaga kuriya kuntu twamwishyizemo Shalomo ntabwo ari we wishe kamwe. Bebe ntumbwire. Ngo wamwishe se ninde? Hamenyekana ariko Raki yambwiye ko Shalomo atari we wishe Kami, ko abamwishe babyiyemereye babafashe barabafite. Abamwishe barabyemerera baranabyigamba ko ari bo bamwishe. Nanjye byabanje kuntungura. Ndavuga se nzi neza ko nta wundi muntu wari ufitanye ikibazo na Kami uretse wenda umuntu waba agifitanye nanjye, sibyo? Ese bakaba baramwiciye. Umva no kujya kubaza amakuru tukumva icyo bamwiciye icyo wabo. Ikiriho ngiki. Urumva umuntu wishe Kami yaza nanjye akangirira nabi, yaza nawe akakugirira nabi n'undi wese uri around me, sibyo? Ikintu gusaba Sheri wanjye, sinifuza kuzumva inkuru mbi yuko hari ikintu runaka cyakubayeho. Urabizi umugore wanjye ndagukunda. Ndagusabye twitwararike turye turi menge, tumenye ko hano hanze hari umuntu ushobora anytime kuba yatugirira nabi. Ariko disi Sheri reka nkubwire nanjye nkabibona. Shalomo ukuntu yari ameze ntabwo wenda Shalomo agira ubusazi pe, ndamuzi kuva kera twarakuranye agira ubusazi, ariko ubusazi bwo kuvuga ngo yakwica umuntu sinigeze na rimwe.
mbimute nubwo ino saga yari imaze iminsi iriho ngo Shalomo yishukame ariko nanjye mu mutima wanjye ntago nahamanyaga n'umutima wanjye kubera ko buriya Shalomo yigirega yigeze gukundaho Kami bigeze kukanyuzaho. I know. Allo, Allo, Dani, ragazzi, umeze ute? meze neza. Wowe umeze ute se? Nanjye biraca mu kazi. None se uri hafi? Shawa, nari nagiye mu mujyi. Nari nagiye kureba naho twari turi kuvugana. None se wandangiye ahantu imfunguzo zawe z'icyumba ziri? Iki? Nari mvuze ntiwandangiye ahantu imfunguzo z'icyumba cyawe ziri? Zijya mu cyumba cyanjye bikoramo iki? Nyine hari dokima Trisha yansabye kandi ziri mu cyumba cyawe. Dokima yaguze ziri mu cyumba cyawe? Ese wazibwirwa n'iki byose? Ndazizi, zo yagusabye ndazizi. Nyine izo yambwiye ndazizi. Ndangira aho ruri rero. Ntacyo ukoresha kuri ruriya ruri bifatanye n'ururi kuri salamanje, ruriho? Ibyo na Kami yigeze kubimbwira ambwira ko bigeze gukundana Shalomo akiri hanze ariko bitewe na situation twari turimo kiragiye naho ndi muntu twari gukika kandi n'ibimenyetso byose ibi byagaragaza reba gushimutwa kwawe ureka kwawe gushimuza reba saga zose zabaye nta wundi muntu wari kuza mu mutwe nta wundi cyakoze so ikintu kiriho rero ngiki shire wanjye ndagusabye wenda ibyo bindi byo kuvuga ngo wishiwe tubivemo wicara uzi ko hano hanze hashobora kuba hari umuntu watugirira nabi anytime sibyo wigengesere amamuvu mukora intambwe utera ujye ubanza kureba aho uteye intambwe sibyo ndagusabye sinifuza kuza kubura nkuko nabuze mushiki wanjye kubera ariko nako nta kundi no kugenda gakeya umuntu akashishoza naraka impamvu rega yaje kubimbwira ntugire ngo ni yindi ntabwo yaraje kubindatira gusa ikintu cyiza cyo kurata yaje kumbwira ngo njye ndimenge yaje arambwira ati nyaboneka ihangane ukontrole muvuma zawe kontrole buri kimwe cyose kubera yuko hano hanze hari umwanzi utakwifuriza ibyiza wowe na famiye yawe kandi ntiturabasha kumenya ngo ninde ntituramenya ngo ni ibiki sibyo so rero ndagusabye tugerageze tubyitwaremo neza niko sheri wanjye sibyo niko sheri naho undi ibya Shalomo wenda no kuba atari we wishe Kami tuzabigirira umwanya tuzanareba neza tuzabimenya gusa njye byabanje birantunguye nanjye byantunguye kandi urabizira ko intiyambeshya nago yakubeshya buriya intiyambeshya buriya mu bantu babizerwa nzi lakini umwizerwa ni umuntu wanjye twarakoranye cyane warabibonye ko yadufashije ibintu byinshi n'amacases menshi tuzi ko twavana mu nzira yabirwanyeho kandi birwana nk'aho ari ibye so umuntu nkorera akubwiye ikintu avuga ati nyaboneka urarya imenge ugomba kwitonda cyane sibyo rero sheri bihangane umfashe tubyitwararikemo sibyo ntabwo nshaka kubura sinshaka kumva inkuru mbi yaza ikwerekeza sibyo sheri bizagenda neza yari warabimbwiye ngo nzaze nkwiba parufe ndagusaba utagira ikintu wangiza dore harimo ibintu byinshi by'ingenzi oya ntacyo hanyuma ngo ngufite rero indi nkuru ya danje inkuru kise nuko nawe uri nyamagambo ahubwo wanze umbwire ikintu uri bumve abaye umva rero nyine banza umbwire niba hari ikintu unzanira shokora basi y'umweru ahubwo hari numva ari iziryo ndakunda kuruta ako Dani nta nubwo uheruka kuma akantu karyoshye umuskamuro bwanyumvira
ngaho mba basi inkuru nari ngufitiye ko nagufatiye abantu bishe kandi nagufatiye abantu bishe kandi ariko jya wagiye gutebya kwera wajya ugabanya Dani biri seriye ntacyo wereba aho ngaho reba urwo rufunguzo ugakora avugana nazo Dani ibintu ndi kukubwira ni ibya nyabyo ntajya uza ureba ibyo ureba zero bigufitiye umumaro bireba bizaza kubivugana nazo sawa bifate nka joke nabi aba bantu ubundi umuntu azabakorera iki batekereza ko umuntu ahora ari umuntu nk'igihe cyose ariko ntacyo mujye mukomeza mumufate ifoto Rucu biteze ni byiza wamenyereye nta kibazo nta biri kugutonda oya biri kununda mu gake ni bikeya ariko dushaka kuba hafi ariko I think nta kibazo cye ugomba kumwiyegereza kuko buriya Tricia dukoranye imyaka myinshi ibi bintu arabizi abadatabase n'ibiki byose n'uzaho amadone n'amadata byose biba biri ugomba kumwiyegereza akajya kwerekera ko urabona turi muri retari y'akazi kubera iminsi twasimbutse tudakora biri kudusaba kwiratira biradusaba gukora cyane sibyo niyo mpamvu nakongereyemo rero muri team noneho ndashaka hari amafayiro ya Dani urayafite aha oya ntabwo ngenzi ahantu ari gusaba za Tricia niwe numvaga yabigusharinze ariko oya naga ndakeneye byihutirwa ko ni ibintu tugomba gusubmitinga bitarenze ejo so bivuze ngo Tricia akigera aha ngaha umubwire ahita abyohereza kuri email yanjye sibyo bisange mu biro kuko hari ibintu byinshi ndimo birimo kuntwara umwanya ntabwo ndi kuboneka cyane so ndashaka kubanza gukura mu nzira ibintu byose bindeba sibyo niba ari ibyo nsinyaho nkabisinya nkagenda niba ari ibyo binca mu maso nkabireba bikagera kandi wige no kumenya kwihuza n'amantuza yose like ujye winjira mu urebe akazi aho kageze urebe buri kimwe cyose nawe ujye donc winjire muri system kuba nakubaza ibintu ukanyereza kwa Tricia ntabwo ari ko akazanga tugakora ugomba kumenya ngo akazi kageza aha ibintu biraye biri gupendinga n'ibihe uzagenda ubimenya buhoro buhoro sibyo nizere ko nta kintu kiri kukugora hano sawa rero courage naza umwibutse abinyoherereze kuri email yawe hano se wahabonye ute ko ngewe nsanzwe masohokera kandi ndahakunda nari mfite tageti cyane yo kuzahakuzana ahantu heza pe hafite view nziza ubwo kutari warahanzanye na mbere hose ahubwo se wahakunze tuzahagaruka oya ni heza pe ni heza urabona ahantu hatuje ari private hari view imeze neza nta kibazo pe tugomba gusetinga kalenda twavuga tuti mu cyumweru urukumva kwanza ni task ngiye kuguha ugiye guhitamo umunsi mu cyumweru uvuga ati uyu munsi nidusoza akazi tuze guhura urumva so utahita tureba igihe wose ureza akazi tugomba guhuza n'umunsi nanjye nagasorejeho noneho nimugoroba saa 11 saa 12 even saa 1 nta kibazo duhite tuvuga duhuze twizira aha ngaha nibura mu kwezi tujye dusohokera aha ngaha kane ko nanjye ndahakunda nta kibazo bivuze nta kibazo pe nzajya nkumenyesha mbere ariko rero siko twati gahunda ibaze none ko wahisemo icyayi byarangiye numvaga isura ku namba none numvaga nanakonje ndabati basika mfite icyayi kugira ngo mpanze nshyuhe ntabwo ugoranye niyo mpamvu wowe gusohokana nta kibazo haza umuntu usohokana agasaba icyayi koko oya ariko nta kintu babitwaye nuko nahuye numvaga nkonje zaswaye nyine nashaka kugonza ngafata agacyayi nkacyuha ubwo mu kanya uraje uvuge ngo reka ngo sinjye inkoko ngo sinjye brusheti oya everything you turi aho ngaho tworoheje please we ntugire ikibazo feel free unyisanzureho nkuko nanjye nkwisanzuyeho ufate icyo ushaka
we ntugire ikibazo na kimwe uza kugira nta sibyo? kibazo nta kibazo turi kumwe umukobwa mwiza nta kibazo nta kibazo nahise shabara yego jyo mbabarira umbwire ubu uyu mugore turamushyira hanze gute turamushyira hanze mu buhe buryo ko abandi bajura biriya bisambo bindi twabigaragaje ubu we turamushyira hanze mu buhe buryo koko uko biri kose uburyo tugomba kumushyira hanze tugomba kuba butandukanye n'uburyo twashyize hanze biriya bisambo kugira ngo nawe batazatekereza ko hari ibindi bintu babahisha. ahubwo se uriya mugore ngo ni umugore harya cyane umukobwa ni Ariya nabikubwiye kandi uramuzi nyine Ariya ese undi umubaza wumvishe avuga ibijyanye n'iki wabonaga nyine like yo twamubwiye Ariya afite umupangu urenze kuruta uko twabitekereza akoze ko mfata biriya bisambo byabigiye kwica Alice wiki Alice bari bagiye kwica utari wabimbwiye ntabwo nabikubwiye ariko njye nabafashe bagiye kwica Alice nuko nabeshye ngo ngiye bashakaga kwica Alice bashakaga kwica ntabwo Alice ntiyahindukiye ko hagati yanjye nabo na Alice harimo na metero zirenze ebyiri mana nyagasani gishobora kubitekereza nuramuce nyirageze kuri Alice deje gutya arguye na habo bari bamutwaye kandi gahunda rero bafite no kwica ko bafite n'icyuma ese ubwo ni ryari ko Alice okay umunsi nangiye kuzira iwanyu cyagiye ngakererwa no munsi narabafatiye Alice yaravuye mu rugo iwanyu kuko nibwo yarasohotse no mu gipangu ko rumagere nari nahagereye ku gitwe twabivuganiye hanyuma habaye ikibazo cyo kutabimbwe kiragiye kubera bisambo isi ubifata ntabwo nashaka kugutesha umutwe yo nkuko nabikubwiye yego nakubwiye ko nta kintu nzaguhisha ariko none bizagutesha umutwe ntabwo nzabikubwira none se uyu mugore byibuze niwe muntu nyine uri inyuma y'ibintu byose niwe wishe Kami niwe utuma biriya bisambo bimeze biti kuba yarishe Kami niwe kuko biriya bisambo nibyo byishe Kami birabyemera barabinyemereye barabatipe nibo bishe Kami harimo n'ikindi kintu gihe utaruzi batumwe na Ari hanyuma Ariya nawe afite ikintu ameze nk'ari kunyinga ntari kumenya icyo ari cyo nyine baby reka nkubwize ukuri ukuntu uri mwiza ukuntu uri mwiza ariko reka nkubwire ese nawe ujya ubireba ukabona ukuntu uri mwiza hari igihe nyine usanga abakobwa rimwe na rimwe yirya akavuga ati nanjye ndi mwiza akanishyira kandi ugasanga atari na mwiza ariko noneho wowe niba umuntu aba agiye kukubwira ko uri mwiza mba nkeka ko nawe ushobora kuba ubyibonaho you look so good you have pretty face my God thank you ubwo bimbwiye kandi ukaba uri na sheri wanjye bimbwiye ubwo akambyemera ubwo nibyo nako ntabwo ubwo ari ibyo nibyo oya nibyo so reka nkubwire rero nyine ntabwo nifuza nzakora igishoboka icyo ari cyo cyose cyaba kigoye cyaba cyoroheje ariko ngumane nawe promise ntabwo nshobora kuba muri ubu buzima udahari thank you bito really yeah ese iyo turi kumwe wumva wishimye nkuko nanjye mba numva bimeze numva nishimye cyane cyane nshaka kubwira amakuru meza ariko rero reka nkubwire wabonye ibintu bya Cedric na Alice ego ko biriya byashyushye byakomeye ahubwo uracyari komana ibintu byashyushye bimeze neza ku kazi ubu ngubu nyine rukubikurikirana ariko uvuga ati mama boss banjye muri gahunda muri izi gahunda ubu ni uri muri protocole ahubwo reka nkubwire icyifuzo cyanjye nifuza ko ubukwe bwa Cedric niburangira ati tuzahita dupanga ubwacu ngo iki
ahubwo se wowe uzabyemera. twagize ko nanga kubera umugore rero ya ntabwo wabyanga. ntabwo nabyanga ntabwo nanga kubera umugore. ntabwo nyine sindasibasha gusobanukirwa. Ari ari kunyereka ko ari wowe ubiri inyuma ariko hari undi muntu umeze nkaho mukuriye ntari kubasha kumenya uwo ari we. byaba ari ikibazo. Ese undi wowe wakigaragaje wambabariye ukigaragaza none uko ibintu byose basi twabikora vuba vuba. Yozo mva mubwire sigiye wanze kwigaragaza none akigaragaza cyane cyane ko wongeye numva nshaka amahoro mu mutima wanjye. Ariko igihe uzi nigaragaje hanze ngaha hakiri abantu bagende bifuriza inabi Alice na Cedric. Of course ibyo bintu baramutse bagize ikintu bakora byakitirirwa njyewe. Ariko bazi ko wapfuye n'ubundi ntabwo. That's why niyo turufu mfite kugira ngo byibuze mbanze mfata abo bantu bose mbikore mu buryo bwanjye kuko leta bisa nkaho byayigoye mu kuntu baratinze. Abashinzwe umutekano batinze mu kuntu kandi ngifite uburyo bwanjye ngomba kubikoramo kandi bikihuta. Nimara rero kubatanga bose bamajije gufatwa ngomba kuzabwiza papa ukuri kuko ibintu byose hanyuma nanjye nkagenda bakatirwa kubona ritiriye kampani itari yanjye. Papa arahumye noneho neza wagira ngo bamushyize ibikarito mu maso. Yo humura. Ese Sharo mbwira dukora iki nyine wa mugore tumugaragaze mbabarira n'ukuri basi ngewe nkora iki ni ikihe kintu nakora nyine. Yo ukoze bihagije kandi ikintu ngukundira umaze gukura cyane birenze uko nagutekerezaga. Reka ngende umuntu wabaye undi muntu cyane. Byo kuba twashyira ari hanze nagayo nakuganiriza none ngiye bindekere bitubyo nzabikoramo kandi we ku giti cye ari ko abari uzishira kuri hanze. Sibyo humura wigenda mu rugo ibintu bindekere. Akwenda ubwo bafite bose wenda ndaba mfite amahoro. Ari ubwo mufite n'abandi bose nzabamenya. Sibyo genda mu rugo uruhuke ushyire umutima hamwe kandi ukomeze gukora cyane neza uko nabitekereza. Sibyo numve ko ndi kumwe n'umuntu wifuriza inabi Alice cyangwa Gihozo wowe cyane noneho wowe n'ibindi we nabamara kumuvuma akumuvuma ntabwo bihagije ndetse nikora utuntu twanjye urabizi ubundi ariko ndanezerewe. Gihumura ngende ku ruhande rwawe nkomora mikodiyo genda utuze ibindi bindekere. Sibyo genda mu rugo kandi ukomeze guceca kugira ibanga. Ibanga nicyo kintu cyonyine musigaye mfite. Sawa gihe ngogera nta kibazo. Nanjye ujye ucungira umutekano. Nta kibazo. Mbere